TV online. Hashize igihe rwose tutaganira, ariko kandi uyu ni wa mwanya n'ubundi tujya tuganiramo ijambo ry'Imana kugira ngo imitima yacu ihembuke. Tuboneyeho rero no gushimira abasubscribers bacu cyangwa se abasabone bacu, abantu tubasha kubana, abiyandikishije, abadukurikira mu buryo butandukanye bakoresheje Impemburo TV online. Dushimire rero buri wese mu migabane itandukanye ndetse no mu bihugu bitandukanye. Imana y'amahoro iba umugisha. Rero tugeze muri wa mwanya mwiza tujya tuganiramo ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana kugira ngo n'ubundi dutangire tuganira ijambo ry'Imana. Mana yacu nziza, Mana ikomeye, Data wera kandi Data ukiranuka, turagushimiye yuko uduhaye kuganira. Uyu ni wa mwanya tujya twicara turi ku Impemburo TV online tukumva icyo uvuganye natwe. Twongeye kugeramo rero, fasha buri wese muri uyu mwanya agubwe neza ari imbere yawe, aruhukire imbere yawe, yakire impemburo zuzuye, yakire guhembuka kwa nyabyo, yakire guhembuka biguturutseho, yakire impemburo iturutse mu kiganza cyawe, guhembuka bize muri we, guhera tukiganira hagira impinduka ziturutse kuri izo mpemburo, yakire mu mutima we. Dukomye mu nkokora Satani n'abadayimoni be, ingabo z'ikuzimu turazirogoye, dufunguye Mwami amatwi yacu y'umwuka kugira ngo yumve icyo uvugana natwe, kandi dusabye kugira ngo ijuru ryitamurure buri wese uteze amatwi iki kiganiro ndetse n'iki cyigisho, kugira ngo aruhukire imbere yawe, bimenyekane ko kubana nawe harimo igisubizo. Tugucire bugufi muri byose mu izina rya Yesu, amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Kuva, igitabo cya Mose cya kabiri cyanditswe na Mose, cyitwa Kuva. Hanyuma ni ibice 33. Turasoma ku murongo wa 12 twumve iki jambo ry'Imana ritubwira. Haravuze ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka utijyana ubu bwoko, ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kugukurikira, kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana twakiriye, kandi ni ijambo Mose yavuze, ariko rifite insanganyamatsiko ivuga ngo inzira yakuruhura byose irabonetse, kurikira. Hari inzira yakuruhura byose, hari inzira yatuma uruhuka, hari inzira yatuma utekana, hari inzira yatuma urugo rwawe ruba amahoro, hari inzira yatuma ibyo waburiye ibisubizo biboneka, hari inzira yatuma wumva uguwe neza, hari inzira yatuma Satani iterabwoba yagushyiragaho rihagarara, hari inzira yakwambika imbaraga uyiramutse uyihagazemo. Uyu ni Mose yari arimo avugana n'Uwiteka. Uyu mugaragu w'Imana Mose, ntago nza gutinda cyane ku muhamagaro we. Icyakora icyo tuzi nuko yamaze imyaka 40 kwa Farawo, amara 40 mu butayu aragira inama za sebukwe witwa Yetiro, aho bita Imidiyani. Uyu Mose yayoboye Abisiraheli abakura muri Egiputa bajyana i Kanani, amarana nabo imyaka n'ubundi 40. Urugendo rwe rwo kwisi rwamaze imyaka 120. Bisobanuye ngo niyo myaka Imana yashimye ko abaho kwisi, ariko yakoranye n'Imana ibintu bikomeye. Hanyuma rero hano avuza amagambo akomeye, aravuga ngo maze abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka utijyana ubu bwoko,
ariko ntumenyeshe uwo dutumanye. Arimo abwira Imana ati hari igihe untuma ariko ntumbwire uwo tujyana. Imana rero arayibwira ati kandi ndabizi ko wambwiye ko ndi umunyamugisha, ikindi wambwiye yuko nakugireho umugisha ukamenya izina. Buriya bene data, kugirirwaho umugisha ku Mana kugeza ku rwego Imana ikumenya izina ntako bisa. Kumenywa n'Imana biruta kumenywa n'abakomeye. Kumenywa n'Imana biruta kumenywa n'abantu b'abanyamaboko benshi. Hari abanyamaboko batumenye ariko tugeze mu kaga baratureka. Ariko nagira nkubwire ngo Imana no mu kaga gakomeye muba muri kumwe. Mwene data rero nturangare, kuko Imana irashaka kukwimenyekanishaho ariko uburyo butuma ubona umugisha wayo. Haleluya. Uyu mugabo rero arayibwira ati ujye untuma ariko ntumbwire uwo tujyanye, ariko ndakwinginze kuri iyi nshuro umenyeshe uwo dutumanye kandi umbwire n'imigambi ufite. Imana ijye iguhishurira ibikuri imbere, kandi Imana ikubwire imigambi ihari, umenye uko wiciramo izo nama z'ikuzimu, umenye uko utesha agaciro iyo migambi y'abadayimoni. Uyu Mose Imana iramubwira ngo njyewe ubwanjye nzagendana nawe nkuruhure. Haleluya. Imana yemera kumuruhura. Imana yemera kumuruhura. Buriya ndagira ngo ubwire ngo impamvu ubona ufite akaga, impamvu ubona ufite intambara, impamvu uryama ukabura amahoro, impamvu wumva ibintu byarakubanye byinshi, impamvu ibibazo byawe wumva byarabaye umurengera, nuko wumva nta jwi ry'Imana, nta humure ry'Imana. Kuko Imana iyo ikubwiye ngo ndakuruhuye, iguhaza amahoro yo mu mutima, kandi aya mahoro ajya atsikamira ibibazo ufite. Ndagira ngo ubwire ngo ushobora kuba mu ntambara ariko Imana ikaguhaza amahoro aruta intambara. Ushobora kuba mu bibazo bituma abantu bumva inkuru mbi mu matwi yawe iteka, ariko Imana ikaguhaza amahoro atuma ibibazo byawe bitakugenda hejuru cyangwa bigufateho ijambo. Ndagira ngo ubwire ngo mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi arageragezwa, iyo umuntu ari mu isi ahura n'ibimukoma mu nkokora, iyo umuntu ari mu isi ahura n'ibimugerageza, iyo umuntu ari mu isi ndetse hari n'igihe abo yari yiringiye bamubera ikigusha cyangwa ikigeragezo, ariko ijambo ryavuze ngo njye ubwanjye nzagendana nawe nkuruhure. Ndagira ngo utumire Imana mu kaga kawe. Utumire Imana. Imana nuyitumira mu bibazo byawe izagendana nawe kandi kuruhura. Haleluya. Imana yiteguye kukuruhura, kuko reka nkubwire ko nuwaguhumuriza yaguhumuriza akanya gato. Wakubwira yuko hari amahoro ubonye, hari ihumure ubonye, hari inzira ibonetse, ni y'akanya gato. Ariko Imana nyir'ijuru, Imana nyir'ibihe, utabura uko abigenza, giti cy'inganzamarumbo, uwo twisunga tukabaho, Imana ikuraho urupfu abantu barubaze, igitera umuntu iteka bene wabo batamutera, izura ibyapfuye abantu bazi ko byarangiye, irema ibitariho bikabaho abantu bakabona igitangaza. Iyo ngiyo niyo ndi kukurarikira ngo yitumire mu kaga kawe. Uyitumire mu rushako, uyitumire mu ntambara ufite, uyitumire mu bukumi bwawe bwabuze icyerekezo, uyitumire mu kazi kawe ufitemo intambara, uyitumire mu bugingo bwawe Satani ahora ashaka kugukubita hasi. Uyitumire urebe ngo iramenagura imigambi y'incakura. Haleluya. Urebe ngo irasiribanga inama z'ikuzimu. Ndiko kumva mwami wanjye. Urebe ngo iricarira izo nama zari zarakozwe ibihe birebire udahari. Urebe ngo iraburizamo imigambi y'ikuzimu. Ndima nkubwira ngo umuti w'icyo kibazo wabonetse, ni ugutumira Imana. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo igishoro kitajya gihomba ni ivi ntago rihomba. Umuntu wese ukinnye asenga asubirizwamo. Iyo ukinnye usenga utabarirwamo. Iyo ukinnye usenga wubakirwamo. Iyo ukinnye usenga Imana ikumviramo. Kandi yaravuze ngo nimuntabaza nzabatabara, mbereke ibikomeye biruhije mutamenya. Kandi ikavuga ngo umutima umenetse ntago nzigera ngusuzugura. Iryo ni ibanga
ndimo kukubwira ngo ibanga ryatumye umwuka w'Imana ambwira ngo tuganire ni ibanga ryo kukubwira ngo mu bibazo byawe, mu kaga kawe, mu ntambara ufite, mu makuba akuruhije, mu bintu byari wari uburiye igisubizo, tumira Imana. tumira Imana aho ubona abantu batakumva, aho bene wanyu bagusigirira, aho abantu bagutererana, aho abantu batagutega amatwi, aho ubona uburwayi bubaye bwinshi, aho ubona intambara ari nyinshi, aho ubona amakuba yagusumbirije. Ndi kukubwira ngo tumira Imana muri ako kaga, kandi nuyitumira ntabwo iri buze gutyo gusa, irazana n'impinduka. Impinduka zivuye ku Mana zimenywa n'abantu bose, ariko izivuye ku bantu hari n'igihe zitarenga umutaro. Niyo bamubwira ngo kwisunga abantu ntacyo bimara, kwishingikiriza abakomeye ntaho bigera, bikora akanya gato ariko mu kandi kanya ntibyakora. Imbaraga z'abakomeye zigera aho zirangirira, kuko n'ugutera iyo nkunga nawe ararangira, ni umuntu ushira. Ariko iyo twisunze yitwa nyiribihe. Ndimo ndakangurira abantu gusenga, bagasenga kubw'ibihe turimo, kubw'iki cyorezo, kubw'ibibazo turwana nabyo, kuko iki ni igihe. Ariko iyo dusenga yitwa nyiribihe. Fata iki gihe nacyo kibitse nyiribihe, abika iki gihe mu bihe akondorora, agucungira ubuzima, akwigisha uko ukwiye kwitwara muri iki gihe, akumenyesha amakuru y'ibiri imbere, kuko niwe uzakubwira n'ibyenda kubaho. Aleluya, Imana ishimwe. Nari ndimo nkubwira ngo iki gihe cy'akaga kawe, iki gihe cy'amakuba yawe, iki gihe udafite ukuvugira, igihe udafite uwakurengera, tumira Imana imenya amakuba ufite, kandi niza izahindura amateka. Mose iramubwira ngo nge nzagendana nawe nkuruhure, kandi koko yaramuruhuye. Ndagira ngo ubwire ngo ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ikivuze igikurikirana ibihe ibihumbi. Haleluya, Imana ishimwe. Tumira Yesu aze kureba kagufite, tumira Yesu aze kureba ibyakubereye inzitizi muri urwo rushako, tumira Yesu aze kureba bariyeri zaguteze muri iyo mikorere, tumira Yesu aze ahagarane nawe kugira ngo ubashe gutsinda uwo mudayimoni, tumira Yesu agucira inzira abantu batagucira. Imana ishimwe. Ndashaka kugira ngo nkubwire ngo narinzanye ijambo rikubwira ngo Yesu yiteguye kukuruhura. Ikintu kiri kubura gusa ni ukumuha umutima ukamutumira. Umutima wawe nuwufungura, Yesu Kristo araza. Nuca bugufi, Yesu Kristo araza. Nusenga, Yesu Kristo araza. Wihane, Yesu Kristo araza. Uhinduke, Yesu Kristo araza. Ubabarire, wige kubabarira no kubohoka. Ibyo nubikora, Kristo araza kandi aramenya akaga kawe. Reka rero dusenga n'Imana. Ugira icyifuzo cyo gukizwa none no guhinduka no kwizera Imana ivugana n'abera. Haleluya, igakora ibyo abantu badashobora. Reka dusenge. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye ku bw'aba bantu bawe bumvisha ijambo ryawe, kandi bazi ko ari wowe karuhura. Wivugiye ngo nzagendana nawe kugira ngo nkuruhure. Hari ibintu batashobora kureka utabaruhuye ngo ubatandukanye nabyo, ariko imbere yawe hajya hava ubuzima. Ngwino uruhure aba bantu bari babayindushye, bari bararuhijwe n'ibikomeye, akaga kababanye kenshi, intambara zarabaruhije, amagambo y'abantu yarabaruhije, kugwa mu bico by'abagome n'abambuzi byarabaruhije, ubupfubyi n'ubupfakazi, ubukene n'ubushomeri, akaga n'indwara, ibyo bijya birushya. Ariko ndasenze kugira ngo wari urushya ruhukire imbere yawe. Haleluya, uruhure wari urushye kandi ashenjaguwe n'amaganya. Ndakwinginze kugira ngo umuntu wese turi kumwe umwumve kandi umwumvire, umurengere kandi umutabare, umuruhure kandi abone neza yawe, ishimwe riboneke mu kanwa ke, kuko guterana kwe kwagize umumaro uyu munsi. Tugucire bugufi kuko wumvishe gusenga kwacu, kandi kuruhuye abaciye bugufi imbere yawe. Muri byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibane namwe kandi ibaho umugisha. Mwari kumwe na Moise Sindayigaya. Turabakunda cyane, kandi twifuza ko mukeneye ko tubasengera, haba mu byifuzo ndetse no mu bujyanama, mwatubona kuri nimero tuba twashyize ku cyigisho. Hanyuma kuri email nayo irahari tuba twayishyizeho.
kandi turabakangurira gukora subscribe kugira ngo tubane mu bihe byose, ndetse igihe cyose hari icyo dushyize kuri channel cyangwa se ku icyigisho twashyiraho ujye uhita ubona notification kugira ngo dukurikirane ibihe byose. Umwami Imana abishimire kandi abaho umugisha, abatuze ahazira akaga n'amakuba, abaruhure intimba n'agahinda, ababera igisubizo mu bihe nk'ibi ngibi. Umwami Imana abane namwe, turabakunda cyane. Shalom shalom.